Muraho neza nshuti zacu, uyu munsi tugiye kuganira ku buzima bw'umwe mu bakinnyi b'ibihangange muri Bollywood. Uyu azwi cyane kubera gukina filime Krish, ubu nta wundi ni Hrithik Roshan. Hrithik Roshan yavukiye i Mumbai mu gihugu cy'Ubuhinde tariki 10 Mutarama 1974. Ni umuhungu wa Rakesh Roshan, umuyobozi wa filime n'umwanditsi ukomeye na Pink Roshan. Avuka mu muryango ukomeye cyane muri sinema y'Ubuhinde, byatumye akurira mu buzima bwa filime. Urugendo rwe rwa mbere muri sinema, Hrithik Roshan yatangiye kugaragara muri filime akiri muto cyane, akina mu mafilime ya se, nyamara yamamaye cyane mu mwaka w'2000 ubwo yakinaga muri filime Kahona Praya Hai. Iyi filime yamuhesheje igikundiro gikomeye mu Buhinde ndetse no hanze yabwo, imuha ibihembo byinshi by'abakinnyi bashya. Amafilime yamugize icyamamare. Nyuma y'iyo ntsinzi, Hrithik Roshan yakinnye mu mafilime akomeye nka Kabhi Khushi, Kabhi Gham 2001, filime y'imitima n'urukundo rw'umuryango. 2003 kandi Hrithik Roshan yakinnye filime bita Koi Mil Gaya, aha yakinnye nk'umusore witwaga Rohit, filime y'ingenzi cyane kuko yahinduye amateka ye. Koi Mil Gaya na Krish. Filime Koi Mil Gaya niyo yabaye intangiriro y'uru ruhererekane rwa Krish. Muri Koi Mil Gaya, Hrithik yakinnye nk'umusore uhuye n'umunyamahanga alien cyangwa se ikivejuru cyitwaga Jadu, bikamuha imbaraga zidasanzwe. Ibi nibyo byabaye intangiriro ya Krish 2006, aho Hrithik Roshan yakinnye nka Krishna Mehra cyangwa Krish, umuhungu wa Rohit Mehra. Akaba umunyabushobozi budasanzwe, ari we superhero wa mbere ukomeye cyane muri Bollywood. Nyuma haje gukorwa Krish 2013, ikomeza inkuru ya Krish igaragaza intambara zidasanzwe n'ubutwari bwe. Izi filimi zatumye Hrithik Roshan aba icyitegererezo cy'urubyiruko, kandi filime za Krish zibarwa mu zikomeye mu mateka ya sinema y'Ubuhinde. Ibijyanye n'ubuzima bwite, mu buzima bwe busanzwe, Hrithik Roshan yashakanye na Sunam Khan mu mwaka w'2000. Babanye imyaka myinshi ariko baza gutandukana mu mwaka w'2014 bafitanye abana 2 b'abahungu. Hrithik Roshan azwi kandi nk'umwe mu bakinnyi beza ku mubiri, fitness icon, kandi n'umwe mu babyinnyi beza cyane mu Buhinde. Hrithik Roshan yegukanye ibihembo byinshi bya filime nk'icyitwa Film Award kubera ubuhanga bwe. Yabaye umuyobozi w'urubyiruko, ashyirwa ku rutonde rw'abagabo beza cyane ku isi inshuro nyinshi. Amafilime ye aracyakundwa kugeza uyu munsi, cyane cyane Krish yamuhesheje kumenyekana nk'umukinnyi wa mbere w'umuhinde wabaye superhero. Mu gusoza, Hrithik Roshan si umukinnyi usanzwe, ahubwo ni intwari yihariye muri Bollywood. Uruhererekane rwa Krish rwamuhaye izina rikomeye ku rwego rw'isi, kandi kugeza ubu akomeje kwigaragaza nk'umwe mu bakinnyi beza cyane bafite impano idasanzwe. Niba ukunda ibiganiro nk'ibi, wibuke gukanda no gukomeza gukurikira iyi channel, ukanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana. Hari byinshi tuzakugezaho ku buzima bw'ibyamamare no mu ruganda rwa sinema, haba no mu muziki n'ibindi byinshi cyane uzabibona. Njye wumvaga na Flag, iyi ni Flag Top TV. Wakoze cyane kuba wakurikiye iyi video. Imana ikurinde, naho ubutaha.